guys, meze mute? Isoko imeze neza, nanjye meze bon, ndashimana. Ubu rero tugiye gukora vlog, ariko ka vlog kagufiya. Ntabwo naheruka kuba vlog. Rero umunsi tugiye gukora vlog ngufiya, ariko nizere ko muza kuyikunda. Urabona nyine nimerere umva izuba, mwumve ngo ubu turi saa 12 n'igice za nijoro, ko murebe ukuntu tumeze. Umva ahantu ndi gufata telefone yanjye mwabonye mwakumirwa. Rero ubu tugiye gutangira, se ko tuba turi kumwe, tugiye kubereka utuntu twinshi dutandukanye. So let's go guys. Nkuko mubibona rero ubu twinjiye muri parke. Hano rero tugiye kujya ku nzu y'umugore wa Napoleon twiza, muramuzi, Bonaparte muri history, muramwibuka. Hano rero hari inzu yari y'umugore we, ariko umugore we bari baratandukanye, yitwaga Marie Louise, mu Gitaliyani bayita Maria Luigi. Niba mbivuze neza sinzi. Tugiye kujyayo rero turebe amateka, nako ntabwo twinjiramo kuko nayo mbabeshye, ntabwo twinjiramo. Mvuze ngo nyine nta nubwo ndi guca mu nzira, ndi guca ahantu hari agacucu, kuko nyine izuba naryo ryagukoraho. Uko mubona rero iyi video ndi kuyifata hafi saa moya z'ijoro, izuba riri kuva. Rero duhuje amasaha nyine n'iwacu, ariko usanga nyine hano bucya butinze. Murabona hano hari izuba, nzi niba mwahabona. Iyi yose ni parike. Iyi parike yose mubona yari jaride y'umugore wa Napoleon, uwo navugaga Marie Louise. Ariko iyi nzu nyine yabo yabagamo barayifunze, ubu nyine ifatwa nka mize, kuyinjiramo nyine ni ukwishyura. Iyi parike rero iyi mubona bahise bahindura parike, ariko ubundi mbere yari jaride yabo y'uyu mugore wa Napoleon. Iyi nzu rero niyo ye, kazuminge murebe. Niyo nzu y'umugore wa Napoleon. Kwinjiramo nyine ni ukwishyura. Ubwo urumva rero ni ukugenda nkayegera gusa, cyangwa se ubutaha tukazayinjiramo nkayibereka ukuntu yari imeze. Napoleon muramwibuka, hari abantu batari bazi rero ko yari afite n'umugore inaha. Amateka yayo rero nzayababwira nimuyifuza, amateka nyine muri rusange nyine birambuye. None ikindi, iyi parike mubona bayita Parc du Car. Iyi niyo nababwira ko yari jaride y'umugore wa Napoleon, uwo Marie Louise, ariko bayigize nyine parike. Murabona nyine iyi niyo nzu y'umugore wari uwa Napoleon. Abantu twiganye turakomenda basuhuje. Napoleon Bonaparte, muramwibuka. Aha rero mubona ni inzu ye. Kugenda n'utuguru, ko ndi kubona nabaye igikarasi. Murabona ukuntu ariko hasa neza, harasa neza byataye. Ubu nyine bisaba ngo mpegere gusa, nta kindi nakorera. Ariko mwabantu mwe rero, ikintu cya mbere nabonye inaha bakunda ibishushanyo. Mana yanjye, umva, no muri iyi parike harimo ibishushanyo byinshi. Hari na bimwe basigaye bashushanya bishyashya utagira ngo ni ibya kera, ariko ibi wasanga bimaze nk'igihe kinini. Urabona nyine ukuntu hameze, urishyura. Hano kwinjiramo ni iyi nzu, murabona ni nini, kugera hariya ni nini. Murabona ibi ni ibishushanyo. Se ni iki? Ni umugabo, murabibona. Ibi byose ni ibishusho, iki nacyo ni igishusho cyayo. Dore ngiyi inzu yabo umugore wa Napoleon Bonaparte, ariko bari barakoze divorce.
baratandukanye baje gukora divorce. Hano umugabo uri kwigisha utwana twe, byose ni ibishusho byagiye babaza. Urabona nyine hano hantu ni heza pe, iyo seri jaride yabo mutagira ngo ni hano gusa, ni hirya kure, ni hanini cyane, utagira ngo ni akajaride muri kubona hano imbere gusa, ni nini. No parike umva, ejo bundi hari video nigeze kubakorera, ibi biti nyine byarumye bitaragira aya mantuza y'amababi. Nk'abantu mwe rero agashya kaba hano, ibi biti ejo bundi byari byumye, ubona nyine bitakongera kumera, ubona nyine ari nk'iwacu ahita ugica ugahita ugicana. Ariko mwumve ngo mva, akazuba karashe amababi ahita amera. Ubu nabyo nyine ni ibintu byantunguye, kuko naje ibiti bitangiye kuvaho aya mababi nyine, none dore byarongeye bigeragera. Ndaza gushyira aka video gatoya kuko ibi biti byari bimeze mbere, murahita mwumva ati sibo nibyo. Ubu rero ngiye kubereka n'ahandi inzu ya Napoleon, umugore wa Napoleon twashakaga kureba ngiriya, mwayibonye wowe bita Marie Louise. Abantu rero bakunda amateka bazasome bazamubona, mutazajya ngo ndi no kubabeshya. Ubundi tujyane njye kuberekana katedrale ya hano, imva yo nayo irarenze, ko abantu benshi bakunda kuza kuyisura, wagira niyo katedrale ya mbere hari mu Butaliyani. So let's go. Guys, ubu rero tuvuye muri ya parike yo kwa Napoleon. Hariya niho umuntu yinjirira, iyi gate niho umuntu yinjiriramo. Ni parike nini cyane. Ubu rero tugiye kureba n'ahandi. Uyu mugezi ni uwitwa uyu mugezi ni wa Parma, ni n'umujyi nyine mbamo nawo ni wa Parma. Uyu mugezi rero mubona nyine uzengurutse uyu mujyi wose, mutajyana ni hari ugarukiri. Umva, sindagira n'ahantu nako utangire cyangwa ugarukiye, ariko uzengurutse uyu mujyi wa Parma. Banawita Parma. So rero iyi nzu mubona hano imbere yanjye bayita La Pilota. Ni inzu nayo ya mize. Inyuma yuko umugore wa Napoleon nyine ava muri iriya nzu tuvuye kureba, hari indi famiye yahisizamo. Iyo famiye rero iyi La Pilota niyo yagiraga nka stoke yabo, niho bazakubika stoke y'amawayini. Urabona rero ni inzu nini nayo nimize kuyinjiramo. Bisaba ibiceri guys, ntabwo ari ibintu byo guhita upfa kwinjira. Urabona na polisi rero ibicunga umutekano, mwayibonye. So let's go, reka twambuke ubundi tujye kureba hakurya. Ariko iyi nzu ntabwo tugomba kuyinjiramo kuko uyu munsi nta mafaranga twagendanye yo kuyinjiramo. Reba mugezi, isura riri kuva. Umunsi turagenda n'amaguru, nta bintu bya bisi, turagenda n'amaguru kandi tugera iyo tugera. Twagiye. So rero nabonye nkunda ubuzima bwanjye, ndabati wabona nkameye nkibagirwa ko ndi mu muhanda mpita mfunga video. So rero aha ni ya nzu mubona urumuri rwabaye rwinshi, ni ya nzu ya La Pilota. Akanyure hano ko hano harimo abagenzi benshi. Reka nce hano n'ubundi hose ni inzira. Inzu rero ni mize mw'abantu mwe mw'imbere. Mwumve rero Ubutaliyani, cyiza cy'Ubutaliyani. Amazu y'inaha abashaje, urabona ukuntu nyine imeze, irashaje. Ariko ndakubwiza ukuri, ugezemo imbere wakumirwa. Umva, mfite gahunda vuba cyane pe. Ndagira ubu bari kuvugurura vuba cyane, ndagira nzinjiramo. Reba aha niho winjirira guys. Numva ni heza, hameze neza kuko nyine hari abagiyemo nzi banyeretse amafoto ukuntu hameze. Iyo nzu nimize, umva kuyinjiramo nyine ni ibiceri. Urabona ukuntu hameze.
ibintu by'inaha mana yanjye, amazu aba akomeye ntabwo mwabyumva, kandi noneho abasa nabi inyuma ubona ashaje ariko imbere wahagera ukumirwa. Dukomeze rero tujyane, umva kuba umukontenti we ntabwo byoroshye, ni ugushirika ubuti. Hano rero ubushize hari umuntu naheretse ari haryamye sha homeless hariya, uri kubona ndi gukunda gukamera hariya. Rero mubona ni amazi ahaba, ariko ntumbaze ngo aturuka hehe, nyabona gutya ariko ntiwabona ngo aturuka he. Niba hari ukuntu nyine bayavomeramo sinzi ko ntagenda abona kama wagira ni isoko. Aha rero hakunda kuba abirabura, ndetse kamerere hariya hakurya sinzi niba murahabona, nshobora kuzuminga bikaba bibi, nabo nashaka kuzuminga bariya ni abirabura, nakunda kuba abirabura, niho baza nyine, ni ahantu ho kuza ukaruhukira ukumva nyine umeze neza. Reba ya nzu rero ukuntu imeze, umva ukuntu imeze, nuko imeze. Uyu muntu usoko ari kundeba, abirabura barareba we, murebe ukuntu imeze. Iyo se ni inzu yitwa La Pirota, La Pirota, reba ngiri izina ryayo, La Pirota, izina mwayibona, La Nouvelle, La Nuavo, icyo nzi cyo nuko yitwa La Pirota. So rero aya mazi murabona hano hantu ukuntu hasa neza, uraza ukicara ukitekerezaho, ka depresiyo kaba kagufashe ukaza ukaharuhukira, ubundi nyine ibintu bikaza kuba neza. Hano hantu bararuhukira, akenshi abirabura nibo baba bahari tu. Reba hahandi bahari imera rya soko nigeze kubatemberezamo cyagwa ni hariya, hariya. So tujyane hehe rero? Ubu tugiye gutembera katedrale. Hano rero haba hari abantu umva nyine baraharuhukira, naho uko hari imbere hari jaride. Nigeze no gukora akavideo ndi kugenda, hari inuma nyinshi, iki kizu gikunda kuba kirimo inuma, ariko uyu munsi sinzi ahantu zagiye. So muze tujyane ngiziriya, ndetse ndaje nzigire. Murabona nyine aha naho baraza bakaruhukira. So numve ngo nyine ubu ni ugushirika ubuti, ariko simbabeshye nibwo nafata video iri public noneho gucya, nta soni ntaki, ahubwo utumikoro twanjye turagwa, noneho nkajyana na mikoro mwarangiza mukanga kureba video zanjye. Sha murabona bari pe. Ubu rero mfite nk'ibiryo by'izi numa, mbona baziha n'imigati, ubu zahita ziza ziruka zikansanga, ariko ntacyo nagendanye uyu munsi. Izi zose ni inuma, dore kariya kana kari kuzikinisha. Izi zose nizo zikunda kuba ari nyinshi, ahubwo ubu sinzi impamvu zabaye. Murabona ubu kubera ari weekend abantu bumva, murabona ntacyo bitayeho. So reka rero kugira video itaba ndende, tujyane no kuri La Pirota, nako sorry, kuri katedrale. Buse ndi gutekereza La Pirota gute kandi tuhava. So akanuma k'Imana. Twagiye rero tujyane kuri katedrale. So guys, tugiye kugera rero kuri ya katedrale. Ndabona urumuri ruri kuba rwinshi, umva ndababwiye ngo ubu turi saa moya zarenze, hakorewe ku izuba riri kuva. Amazu y'inaha rero ubona nyine adasa neza pe, ashaje, ariko wageramo imbere guys, wageramo imbere ukumirwa, ukavuga ati ni gutya ameze. Nigeze kubereka video, sorry, inzu nabagamo imbere ukuntu ari imeze, ariko umva nakunda gukora live kuri TikTok, bahabona nyinjiyemo ati inzu yawe ni gutya imeze, kandi nyuma isa umva isote. Reba ya katedrale nababwiraga, bayita Duomo, katedrale yaho Duomo. Hano habaga umwirabura disi, yaragiye ahari. Iyi karitsiye nyine najemo niyo nabagamo mbere. Cyiza cy'abazungu, ubu nta muntu ushobora kumbwira ati we uri gukamera ibiki, uri kundeba, nako bari kundeba ngo ndagira isoni. Wapi sha, abazungu b'inaha reba ukuntu bicaye hanze,
bari kwifatira agakafe, inaha bagira umuco rero wo kunywa kafe, nabwo agakombe baba bafite soni ngakombe agatasi baba bafite gatoya ariko bakamaraho nk'amasaha 10. Mwana we ibyo nibyo ntashobora rero umva, nabona ari nyine ni quartier umva, ntabwo nshaka kwizanamo akantu k'agacucucucu kanjye, kandi nshaka ko tujyana abo bose babicaye bari kunywa ikawa, nta kindi bashaka ni amakawa gusa. Gakombe kangana ute nuko nta bakamera banyica ko ntacyo bantwara mama ne kubabeshye. Urabona iyi nzu nayo rero umva kuyinjiramo nayo ni ugusura nako ni ukwishyura. Noneho iyi niyo katedrale rero, buriya uyu uri gucuranga nawe ari gushaka ubu amafaranga, ari gusaba naho basaba mu kinyabupfura, basaba mu kinyabupfura uko babona ari kwishakira amafaranga. Murabona nyine ukuntu hameze, wawu, murebe ukuntu iyi ni katedrale rero bayita Duomo Kanongera Kamuri. Murabona ukuntu hameze, mana we urumuri rwawe rwinshi, izuba ryabaye izuba. Murabona ukuntu hameze, reba ukuntu imeze nk'ishaje, ariko kwinjira n'imbere ubu ntabyemewera. Hano rero haba hari abantu bari gusaba, reba nkuriya, reka mbazumingire uriya mumama mubona, uba ari gusaba, ari gutera uriya musaza injuga ngo ni umukecuru nako bagize ni umusaza, uba ari gusaba uko mumubona, reba afite n'akanuza ko gusabiramo, bamubonye ni kuri abasaba, kandi akaba yambaye, ahubwo uyu we yambaye ukuntu uri kubona atambaye neza. Hari abasaba bambaye neza ukumirwa, ntabwo ntazabereka. Mana we bafunze disi, mba ngiye kuberekamo imbere. Aha rero murabona ukuntu hameze, hasa neza, murabona ukuntu hameze. Iyi niyo katedrale yacu rero, imeze neza, bari kuyivugurura hariya hirya, sinzi niba baraharangije. Ubu uriya ategereje abantu barasohoka, ajya basaba sha, nawe barasaba, babona moteri muzi ko basaba sha. So rero mureke tujyane n'ahandi, nizere ko muri kwenjoyinga video. So guys, ubu rero nifashe umwanzuro wo gutaha, izuba rya Samuel rirankubise, mwemise mfata gahunda yo gutaha. None rero tuzasubire mu yindi video, abantu bifuza ko nabadetaye mu byo nabahaye, ubwo muzanyandikire muri comment, abantu bazabyishimira agatima k'umweru, abantu bazabyishimira azashira agatima k'umweru guys muri comment, sibyo? So rero murakoze cyane, ndabakunda kandi mwakoze kureba video yanjye, nakagaruka murabizi ko ngomba kubaha utuntu twiza gusa. So murakoze, kanjye gutegereza distance ngo ni muri video. Bye.